Good morning once again. This is Miss Rwanda 2021. We are back in the kitchen and another group of contestants are going to be learning how to make something. This time it's about to do fruits, some juice and learning how to style it. We're also going to learn the importance of fruits in our lives. So stick along, do not go anywhere as you can be able to learn something or two. On Saturday, March 20th, 2021, out of the final 20, only one will win the coveted title and be crowned Miss Rwanda 2021. Don't miss the grand finale live from 7 p.m. on KC2, free of charge, and on our YouTube channel, Miss Rwanda Official, for only $3. Continue voting for your favorite contestant via SMS by sending the word Miss followed by a space and her number in the pageant to 1525 or online on igihe.com. The contestant with the most votes will automatically secure a place in the top 10. Let's make a grand show of support for our girls in the grand finale as we continue to follow COVID-19 guidelines until we meet again in a post-COVID world. Nitwa Chef Gregoire, ninjye chef wa Hotel La Paris. Aha tuje ni muri zone ya kitchen, igikoni. Aha ni muri zone y'igikoni. So tugiye kubigisha uko bakora mu gikoni. Ibyo bakoreramo hanyuma kugira ngo ushobore kubikora no mu rugo cyangwa n'ahandi hantu. Igikoni kigira ibice bitandukanye. Hari igice cyagenewe gukorerwamo ibijyanye n'ifarini. Ariho handitse kuri iyi. Murabibona neza? Hari ahandi hagenewe gukora ibintu bijyanye n'imbuto. Hari ahandi hagenewe gukorerwa ibijyanye na salade. Turahabona hari ya ruguru. Hari ahandi hagenewe gukorerwa ibijyanye n'inyama. Hanyuma hari n'ahandi hagenewe gukorerwa amasuku. Sibyo? Amasuku ni ukuvuga ngo hari ahagezwa amasahane n'ahagezwa amasafuriya cyangwa se amashafi. Ibyo byose hano tubikora ni kugira ngo twirinde ikintu cyitwa cross contamination. Sibyo? Ni ukuvuga ngo ni bacteria ziba zisirikiye. Niba bacteria iri mu mbuto itajya mu nyama. Niba iri mu nyama itajya mu mboga. Niba uri koza utazana bacteria mu byo kurya. Niyo mpamvu tubitandukanye. Ngira ngo murabibona na hariya kuri ziriya puberi dushyiramo imyanda biratandukanye. Ahajya ibiryo n'ahajya imyanda yindi itabora. So ibyo byose tubikora kugira ngo twirinde ibyo bintu bya cross contamination. Hanyuma icyo ni cyane. Icya kabiri mu gikoni dufite uburyo ki umuntu yagiye kuzamo abameze. Sibyo? Ubutaha nizere ko nimuza kuza muzamwabyujuje. Amaherena. Sibyo? Umusatsi ugomba kuwufunga neza nkuko mwawufunze gutyo. Ibikomo ntago byemewe. Inzara zikase. Amaherena ubita ngo kibino bisigana. Verine ntago zemewe. So ibyo ngibyo ni ibintu biranga umuntu wese ugiye gukora mu gikoni. Iyo mpamvu tubyirinda no kugira ngo tubungabunge ubuzima bw'abakiriya bacu. No kuvuga ngo umusatsi ushobora kurya mu buryo by'umukiriya ukamutera ikibazo. Ya verine ushobora kujya mu buryo by'umukiriya bigatera ikibazo. Za nzara ushobora kurukata uri gukata bigatera ikibazo. So no kubyirinda. Niko nabekaga hari haruguru umuntu ugiye kuza mu gikoni ukuntu azameze. Sibyo? Ukuntu azameze, ukuntu azahagaze. Ingofero, ishati, apron, antoshon, n'inkweto zimeze neza. Sibyo? Ubwo butane mujya kuzamo hano uzaze mwagitegura. Siko byumvikana? So uyu munsi rero tugiye guhera ku kintu kijyanye no gukora ibintu bijyanye n'imbuto. Ese mu rugo mfite imbuto nazikoramo iki? Sibyo? Nazirya gute? Ibyo tugiye guheraho uyu munsi. Dufite imbuto zitandukanye. Bivuga ngo ibi ngibi tugiye ko turi mu rugo. Mu rugo mfite izi mbuto. Sibyo? Noneho ese ndi mu rugo izi mbuto nazirya gute? Nazikoramo iki? Nazikoresha iki? Sibyo? Bivuga ngo imbuto ziri mu moko atandukanye. Sibyo? Hari kandi umuntu zigiye zitandukanye. Ushobora kurya imbuto ukatagura ukarya. Ushobora no gukora icyo bita juice. Umutobe wazo. Sibyo? Buriya imbuto, akamaro k'imbuto cyane cyane katurinda ibibazo byinshi. Kurwara kanseri,
urwaye indwara z'umutima, ibyo gukora digestion, sibyo. Hanyuma ibyo byose bituruka kuba twariye imbuto, sibyo. Biba byiza rero ko igihe cyose uri kurya, yaba mu gitondo cyangwa nimugoroba cyangwa saa sita, kuba warya imbuto cyangwa se ukanywa umutobe w'imbuto, sibyo. Ji yari yose, ji rero ji nziza ni ji naturelle, wikoreye nta kindi kintu wongeyemo. Niba ari amatunda, ufata amatunda ukayasya, umara kuyasya ugakora umutobe wa ji. Niba ari orange ukayikata neza ugakora umutobe wa juice. Tugiye gukora ibintu bibiri. Tugiye gukora imbuto ziri ku isahane, mushaka kurya imbuto zonyine. Turakora n'ikintu cyitwa umutobe wa ji, juice, sibyo. Ji turakora ubwoko bubiri. Turakora ji ikintu kimwe, ikinyomoro se, orange cyangwa se amatunda, dukore na ji ivanze, sibyo, ariyo mwita cocktail, sibyo, cocktail juice. Iyo bavuze cocktail, ubundi cocktail akenshi ikunda gukoreshwa mu bintu bijyanye n'inzoga, sibyo. Mu majuice bayita mocktail, mocktail. Uvuga mocktail ni uruvange rw'ifi rw'imbuto, ji ya mocktail. So uyu munsi rero turakora orange juice. Orange juice dukore na cocktail juice. Ibyo bintu bikorwa n'ibikoresho bitandukanye. Ji ya orange, ji ya bitanga kimwe citron cyangwa se indimu, sibyo. Imashini y'ukora bayita orange, ntabwo ari blender. Blender irasya. Noneho ibi ngibi byo nta gusya, ahubwo urakamu, sibyo, urakamu. Ntabwo ari intoki, ufite akamashini kakamu, urakabereka hariya ruguru, sibyo. Ni ukuvuga ngo turakora ibyo bintu, dukoresha imashini ikamura n'imashini isya. Turangiza dukora n'izindi ziri ku isahani, sibyo. Ibi rero ngenda njya mbere ko mubikora, ariko nimwe muri bikora. Hano babiri badukorera imbuto ziri ku isahani, mixed fruits cyangwa se uruvange rw'imbuto cyangwa se fruits extravaganza, sibyo. Imbuto zitegura ku buryo butandukanye. Hari icyo yarambwiye cyitwa, hari macedoine, hari fruit prata, hari fruit basket, n'ibintu bitandukanye, sibyo, cyangwa se fruit extravaganza. Ni ukuvuga ngo macedoine ukora gute? Urakatagura ibintu byose ukavangavanga ugasahana, sibyo. Hanyuma fruit prata ufata imbuto ukazikata neza ukaziretsa ku isahani. Hanyuma kuzikurikiranya neza ku murongo, inanasi, imyembe, amatunda. Hanyuma fruit basket, dakasi. Ushobora gukora banana basket, ufate amatunda, ibinyomoro, orange, izi pome ugashyira mu kabasket ugashyira mu kiriya. Ubu ni uburyo butandukanye ushobora guteguramo iki imbuto mu kiriya, sibyo. Byose bifite akamaro kayo. Niba uteguye bino bitandukanye, mu kiraro ndavuga ati ngiye sinkunda itunda, nkunda pome, ufate pome. Ariko ukoze macedoine akaba washyizemo itunda atari rya, ubwo ntabwo aba ariye. So biba byiza rero kubitegura byose, sibyo, kubizi byose. Saba kiriya ngiye gutegura ndabaza, sinzi ibyo bakunda, sinzi ibyo arya. None niba atabirya namutegura iki kugira ngo naza kuza atabura ikintu arya, sibyo. Ndavuga ati okay, noneho ninyera ku mbuto reka ntegure basket, naza kuza ahitemo icyo arya we, haza kumukorera fruit salad, sibyo, akabura ikintu arya, sibyo. Ugahita uvuga ati ngiye kamukorera iki ngiki. Tugiye gukora fruit prata cyangwa se fruits extravaganza cyangwa se uruvange cyane rw'imbuto zikase n'imwe babiri. Niba tugera kuri aba ngaba badukorera orange juice, imwe dukorera cocktail juice cyangwa se mocktail juice. Impamvu mvuga cocktail nuko abenshi ariyo bazi cyane. Niyo ugiye muri bar cyangwa se muri restaurant uvuga can I get some cocktail juice please. So tugiye kubanza ku mbuto, sibyo. Izi mbuto ziri aha ngaha zose turazideresa
kuri iriya sahani sibyo ngiye kuguha sample y'ukuntu ushobora gukata buri kantu kamwe kamwe uko ushobora gukata ubushake bwawe. Icyuma ukifata gutya urabona tukinuru none nkuru ufata hano uri gufata ahangaha ntabwo ruhinguka hasi urutoki nkuko ruri hejuru hanyuma wajya ukata ugafata intoki gutya kugira ngo za zindi utaza kuzikata ntabwo cyoroshye sibyo abonye bari kumfasha intoki urabona kubanye gutya kugira ngo iyo ugize gutya intoki ndazikata so ngomba guhinamo gakeya. Iki cyuma cyanjye gikontororwa na mwene hano sibyo banza gukata utareba sibyo kugira ngo gukata tuganira igenda nimwe ariko meze gutya nzikuraho sibyo uhinamo gakeya cyuma kikegeka hano gakeya sibyo iyo bayita umwembe ushobora kuwutanga uwuhase cyangwa se utawuhase. ntabwo uri kureba ubundi mu gikoni hamwe icyo bita art cyangwa se ubugeni sibyo kwa kuntu umuntu ategura isahane yayishyira imbere yavuga ati wow santeguye neza sibyo kurya mbere na mbere arya amaso n'amazuru sibyo nk'umuntu na presentation ibyo buryo bwa mbere niyo mpamvu uzasanga umuntu umwe akasa ibintu ukabona byagenze neza undi yabikata ugasanga sibyo hanyuma nkagahina neza ushobora kubona naza nkajya gute gashyira ku isahani yawe sibyo karani kamama so nange mugiye gukata uburyo ki mubishaka mubona mubishaka sibyo niwe ugiye kubanza kariro gasubiramo gashobora urakora bisi ugomba kugira witonze kugira ngo icyuma kitagucika ugakata za ntoki kandi intoki cyo kintu cyiza kitagira piece de rechange. Tambika icyuma wikunama cyane wazagara umugongo ugomba guhagarara wemye ukora wemye gutyo gake gake komeza rwose neza cyane komeza gakeya aho ngaho kazinga neza. Impamvu baduhaye ibintu ni ukugira ngo twirinde ibyo ngibyo gukora ubwo ushobora kwikata intoki gutyo fantastic nawe ukazinga neza ugatereka hano hagati neza nta kibazo karahagarara. Murabona ko utangiye kuryoherwa n'amaso sibyo ucunge neza utikata intoki ubanza ugabanye gutya ugabanyiriza hano gutya gato utambitse witonze utambika icyuma zamura ujya kurundi ruhande gutya manura icyuma tambika gutya witonze gake gake
gake gake genda gake witonze tambika icyuma cyane gutya komeza rekera aho ngaho banzure ubona ko utaragerayo gitambike cyane usa nk'ujya hejuru aterekaho neza aho ushaka aho hose nta kibazo shyiraho ngaho bisa neza tugiye gukata n'icyo bita inanasi inanasi yacu ngiyi sibyo twese turimo kabiri sibyo inanasi yacu mwayibonye inanasi oya icyuma ugikontorora kiba kiri hano nugira cyane nyine urikata ugomba kugira gakeya ugenda gakeya sibyo abonye ngiye kumanuramo hano gakeya najya hasi ntambika icyuma gakeya sinayirangije tugoba sinayirangije inanasi nindangiza manure hasi sibyo aka ni akambere aka kabiri aka gatatu aka kane aka gatanu sibyo noneho ngiye kuperezanta neza kugira neza aka ngaka akagira gutya ubundi ifite kirida urimo kirida hano sibyo aka ndagashyira hano akandi karaza hano akandi kajya hano ndabusanya sibyo nzanegure umukiriya wawe twabonye ngiye gukora kariya njye narakora kandi bakora juice ugomba kugira gatoya witonze kugira utaza kwikata kandi wikunama cyane uname cyane wazamuka umugongo niyo mpamvu uriyegereza hano gutya urumva ugakata neza oya yera hano hagati hano hano hagati hano hasi okay tambika gakeya oya zamura hejuru genda gakeya zamura hejuru gake aho ngaho rekera okay ubika shifu ubika ugikoreho neza zamura hejuru kazamure gahine nta kibazo gacika nta kibazo yego kamanura aho ngaho tambika icyuma tambika cyane genda okay genda gutyo fata gutyo rwose genda gake ugiye kugerayo gutyo niba rwose gake urabona iyo ufashe gutya urabona ukagenda gakeya
Icy'umukire ntikate. Imbaga ziba ziri aha ngaha. Uri kureba? Ugeze aho ngaho ubanza ukamanura icyuma hasi kwanza usa nk'uwikata. Shyiramo icyuma hano mwereka. Aha gishinge hasi. Tugeze hasi. Aha ashyira aho ngaho. Hano handi gutyo hano akaba ukihoreye. Ubanza ukate gutyo. Uretse gato gukata. Imbere imbere. So, uno ugiye gutandika icyuma. Ntambika. Oya, kirimo imbere n'imbere. Tambika neza. Aha. Ugende gakeya witonze gakeya. Witonze gakeya. Ugiye kugerayo ucunga intoki zawe. Aha, komeza. Aho ngaho genda gake mu gihe wagezeyo. Rekera. Igiye gufata rusana. Asubizemo ko ukuyemo sana. Ukuye neza. Yakase bicara hirya muri ka kuno kugiye kugira ngo ukore mu nzira bishyira hano ibyo ngibyo bishyira nanasi nayo ishyire hano nta kibazo
wa gatandatu tariki ya 20 Werurwe 2021 muri 20 basigaye umwe rukumbi ni uzegukana intsinzi yambikwa ikamba rya Miss Rwanda 2021. Muzachikwe na finale izaca live isa moya z'ijoro kuri KC2 ku buntu no ku rubuga rwa YouTube Miss Rwanda Official ku kiguzi cy'amadolari 3 gusa. Komeza utore ushyigikiye mu butumwa bugufi bwanditse ijambo Miss ugasiga kanya ugakurikizaho umubare umuranga mu irushanwa ukoreza kuri 1525 ndetse no ku rubuga rwa internet igihe.com. Uzahiga abandi mu matora azahita habwa umwanya muri top 10. Ni mucyo rero dushyigikira abakobwa bacu muri finale dukomeza kurwanya COVID-19 kugira ngo utaha izabe twarayitsinze. Mseneza? Mseneza. Sitano cyari kimeze gute? Byari bimeze neza. Nakoze ji ya cocktail ikoresha imbuto ebyiri umwembe n'ikinyomoro ndanayidekora. Byari bimeze neza. Alright, so uyu munsi wize gukora ji. Wize gukora ji? Naje gukora ji ya cocktail. Igizwe n'imbuto ebyiri, umwembe n'ikinyomoro. Yego. Alright, thank you. Hi Amanda. Hello. How are you doing? I'm good. How are you? I'm good as well. So what did you make this morning? Today I made orange juice and we got to decorate it too. So can you briefly take us through the whole process? Sure. So we got to cut the oranges in half and put them through a machine that sort of juices it. And then he gave me a choice to do my own decoration. So I did a little cut in the middle, orange on top. Okay, so was it complicated or it was easy? It's actually pretty easy. Yeah, it was pretty easy. All right. Marie Paul, mezite? Mezeneza. Umunsi wize gukora iki? Twize gushyira imbuto ku masahani no kuzikata neza ku buryo umuntu wari wese uzibonye byamutera apeti yo kuba yakishimira kuzirya atarazikoraho. Yari zihe mbuto wakoresheje izihe mbuto? Inanasi, umwembe, amatunda n'ibinyomoro. Byari byoroshye? Byari biryoshye cyane. Hi Grace, how are you? Hi Martina, I'm good. How was your morning? It was good. So what did you make today? Chef Grégoire taught me how to make a fruit platter, and he taught us how different cutting techniques and also how to present your plate so that it's aesthetically pleasing and it can invoke your appetite. Yeah. All right. So what was on that fruit platter? So there was a pineapple, mango, and tree tomato and a lemon. Yeah. Have you tasted it or are you yet to taste it? I can't wait. Yes. Thank you. Mseshe. Mseneza. Mezeneza? Nachozo ndakomeye wowe mezete. Mezeneza. Abakobwa uyu munsi babigishije gukora iki? Nabigishije gukora imbuto. Nabigishije kuvuga ati ufite imbuto mu rugo niki wazikoramo. Nabigishije gukora juice no gukora imbuto zivanze ku isahani. Alright. So nabonye bakoze n'utuji byagenze gute process yayo yari bihe? Nabigishije ubwoko bubiri bwa ji. Ji iri simple cyangwa se sanzwe na ji ivanze. Nabigishije gukora ji ya orange. Mbere ko imashini ikora, imashini ikamura neza. Nabigishije no gukora ji ya cocktail. Rero uko umuntu adressa cyangwa se asuka ji mu kirahure ikaza imeze neza ku buryo umukira yibona akimara kuza gusa akumva yaryohewe. Akamaro ka fruit cyangwa ji mu buzima bwacu nakaye? Ji cyangwa se fruit ni ibintu bifite akamaro kenshi mu mubiri wacu, cyane cyane ibintu bijyanye no kurwanya indwara, cyane cyane indwara ya kanseri, abantu banini bashaka kugabanya ibiro kuko ifite vitamine nyinshi cyane. Cyo bijyanye na digestion, ji cyangwa se imbuto biradufasha cyane. Nabonye wanaberetse ukuntu badekora ji, ibyo se bivuze iki? No kuvuga ngo ubundi mu kurya harya mbere na mbere ibintu bibiri, harya amaso n'impumuro. Kudekora ikintu bivuze no kuvuga ngo ni presentation ubuhere ku muntu, ikintu kimugera imbere gisa neza, kidekore neza, kuyo nakibona ataranakirya gusa abanza aryoherwa. Icyo bimaze. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Uko dusobanura umuco ubu ngubu nka minisiteri cyangwa inteko y'umuco yahawe inshingano z'umuco, dusobanura ko
twifuza ko byumvikana neza ko umuco ari umutima w'igihugu. Ibintu byose bigira umutima, iyo umutima uhagaze, iyo umutima upfuye, icyari gifite uwo mutima ubwo ntikiba kikiriho. Ariko ukwema kw'ikiremwa ni umutima. Ubusugire bw'igihugu, ubwiza bw'igihugu, ubudahangarwa bw'igihugu ni umuco. Kubisobanura n'Abanyarwanda biratworohera cyane kuko twageze igihe umuco ucika, kubera ko iyo tuvuze umuco nubwo kuvuga ngo ni umutima w'igihugu byumvikana nk'aho ari bigufi, ariko bishingira ku murage twarazwe, nicyo kigize umuco. Wa mutima ubwo ikiwubatse ni umurage twarazwe n'abakurambere bacu, ugizwe n'indangagaciro nyinshi zituma umunyarwanda abaho, agira ibyo atinya, agira ibyo yubaha, agira ibyo akora, agira uko abana n'abandi, akunda u Rwanda. Indangagaciro tuvuze gukunda u Rwanda, gukunda umurimo, ku indangagaciro y'ubumwe, y'ubupfura, ubwangamugayo, byose iyo bigize ubuzima uba ugize umuco, uburangwa nabyo. Ariko tukongeraho ibyo duhaha, ibyiza twabonye ahandi tukabona byatugirira umumaro, tukabishyira mu muco wacu. Hanyuma nk'abariho barazwe, bazaraga, tukubaha umurage twarazwe, tukawubyaza umusaruro, natwe tukazahuraga abazadukurikira. Dusabwa guhanga. Iyo uteranyije rero umurage, ibihahano n'ibihangano, biguha wa muco, ari nawo twavuze ko ari umutima w'igihugu. Nibyo rero twabwiraga, naganiraga ba Nyampinga, abana b'abakobwa bashaka ikamba, mbabwira ko umwana w'umukobwa akwiye kuba umukobwa w'umuco mu isi y'abakobwa bafite imico. Iyo urebye isi ya none ubona abantu bafite imico uruvange, ku buryo kumenya umuco we nyirizina bikugora. Ariko umuntu ufite umuco yabyirukiyemo, yarerewemo, n'ibyo akora nyine bimugaragaza nk'ufite umuco, nk'ufite aho avuka, nk'ufite icyo abereyeho. Nyine nababwiye ko icyabazanye mu by'ukuri barahanira ikamba, ariko icyo bazanye kiruta ikamba, cyangwa icyo bafite. U Rwanda ruruta ikamba. Kuba umunyarwanda ukorera u Rwanda, urwanira u Rwanda, birenze ikamba. Ariko iyi gahunda nziza yo gushyira abakobwa hamwe, bakaganirizwa igihugu, bakaganirizwa umuco, bakamenya amateka, bakamenya uko u Rwanda rubakeneye, ni nziza. Isozwa no kubaha amakamba amwe ntibayabone. Ariko icyo twifuza, kandi n'umuntu wese ukunda u Rwanda, urerera u Rwanda yababwira, ni uko u Rwanda rubakeneye. U Rwanda rugukenera ufite ikamba, rukagukenera udafite ikamba, kuko waruvutsemo nk'uzaruteza imbere, nk'uhari ngo urukorere. Rero inyuma y'iki gikorwa cyo gushaka ikamba, bagomba kugomeza kuba ku rugamba rwo kubaka u Rwanda. Ko umuntu wese mu mbaraga ze burya afite uruhembe arasaniraho. Niba ufite ibyo wize ukagira ubuhanga muri byo, ariko kuvuga ngo nzabibyaza umusaruro, mbereyeho kugira umusanzu, kugira umuganda nshyira ku Rwanda. Ibyo ngibyo ntabwo birangirana no kubona ikamba cyangwa kutaribona, ahubwo kuba warageze aha ngaha ukabwirwa byinshi, ko ababaha ibiganiro ni benshi kandi bibubaka. Ibyo byamwubatse rero uko ajya kubikoresha mu kazi ke ka buri munsi, mu buhanga bwe, yaba ubwo yavukanye, impano ze n'ibyo yize ku ishuri, iyo bihuriranye no kumenya icyo u Rwanda rumushakaho, njye mbona ari ikintu kimwubaka, akaba umukobwa muzima. Kandi nk'uko tubirebera mu mateka y'abakurambere bacu, bagiye bagomeza gutongera umwana w'umukobwa bamubwira ko ari umutima w'urugo, umutima w'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo ni umuco. Ubonye umunyarwanda akazagomba kuba abonye isura y'u Rwanda, n'umunyarwanda ntasigare inyuma. Ariko buriya uko witwara, uko uvuga, ibyo ukora, bikwiye kuba bitajya kure y'uko igihugu cyawe gishaka, kuko ishema turwanira, icyo turasanira ni u Rwanda. Nababwiraga ibyo kutarama u Rwanda no kutarutaramana. Buriya iyo umuntu ibyo yakoze kuva mu gitondo kugeza nimugoroba bibuze mu Rwanda, aba ari kurutaramana, aba ari kuruhemukira. Iyo utekereje u Rwanda buri kanya ukavuga ngo iki ngiye gukora kiramarira icyo u Rwanda, ibidafite umumaro ntubijyamo, kuko u Rwanda ntirubikeneye. Kandi urubyiruko rw'u Rwanda, abana b'abakobwa b'Abanyarwanda, tugomba kujya duhora tubibutsa ko u Rwanda rwatakaje amaboko rutabishakaga, kubera imiyoborere mibi, kubera abantu batagira umuco, batagira icyo batinya, batagira indangagaciro. Ibyo rero iyo urebye imbaraga zatakaye kubera amateka mabi twanyuzemo, uravuga uti noneho njyewe uhari ngomba gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo u Rwanda rutazasubira aha ngaha. Sibyo rero tubibwira abana b'abahungu n'abakobwa, ariko cyane cyane aba bakobwa nyine, kuko ubu bagiye mu murongo w'abaranga b'u Rwanda. Kuranga u Rwanda by'amakamba ni ibintu mpuzamahanga. Ni abana b'abakobwa kubera aha hantu bageze,
kamera zibariho, ikoranabuhanga ryaragutse, hari byinshi abantu bazabashakira. Nkuko nabibasobanuriye, bagomba kujya buri gihe bajya mu kintu kibafitiye umumaro, bakirinda gutera inkunga imishinga batatangiye. Ikintu kidafitiye umumaro ntukakijyemo, kubera ko barahari ngo bagire umumaro, ntabwo bahari ngo babure kugira umumaro. Ubundi iyo umuntu agize ingorane bakavuga ko agira imico, iyo yasobanukiwe iby'umuco arababwira ati yasingira imico ngira umuco, kuko umuco w'abenegihugu runaka aba ari mwiza kuri bo, ariko ufite uruvange rw'imico abatangira kugira ibishobora kubangamira abahandi. Ni nko kuvuga ngo ufite imico y'ibihugu bitanu kandi ubwo nta numwe wubahiriza, ubwo byose ugiye ufiteho akantu kamwe ufite uruvange, ku buryo umuntu agiye kumenya ngo urinde bigorana, ko umeze nk'umuntu umwe utuyemo batanu. Iyo umuntu afite abaye umunyamico, imigirire iragorana kuko ntabwo ubuze aho wamubariza. Ariko abakobwa bacu bagomba kugira umuco w'u Rwanda. Muri iyi si y'abantu bafite imico bakumva ntacyo bibatwaye. Ufite imico myinshi agira imigirire myinshi. Ubundi iyo bavuze ngo ni umunyamico ni umunyengeso, aba afite ingeso nyinshi. Ariko umuco ubumwe, ariko buri gihugu kikubaha umuco w'ikindi. Kuko njyewe nshobora kuba ndi umunyarwanda nubaha umuco wanjye, ariko uw'ahandi nabo bawubaha unababereye mwiza. Wajya kubivangavanga ukaba umunyamico bikakubura, ukabura aho uhagaze, ukamera nk'utagira identity, utagira ikirango. Umuco w'Abanyarwanda rero ni umutima w'igihugu, ariko ni n'ikirango cyacu. Niyo mpamvu dusaba abakobwa kuba abakobwa b'umuco mu isi y'abafite imico. Abo ubwo nabo bafite imico igihe bazikosorera bakajya hamwe, u Rwanda rukagira umuco n'abenegihugu bakagira umuco aho bari hose. Umuco urakura nibyo, ariko ukurira ku musingi, kuri fondasiyo yawe. Fondasiyo y'umuco wacu rero ni umurage, ni indangagaciro twarazwe n'abakurambere zitugira abantu bazima batameze nk'abatazi icyo bashaka, bubaka u Rwanda bazaterwa ishema no kuraga bazaza. Gukura k'umuco hazamo gutoranya, kubera ko iyo wagiye kuza iby'ahandi ubihuza n'indangagaciro ukareba ko zikunda. Ureba icyo ugiye kwinjirana mu Rwanda ukavuga ati se iki ngiki kizabangamira Abanyarwanda n'umuco wabo, ukakireka. Ariko nanone hari iby'ahandi biba ari byiza ushobora kuzana muri rwa Rwanda rwacu, bigatuma uhuza umuco, ibyo wahanze n'ibyo wahashye, ukagira umuco wuzuye, kuko isi yabaye nk'umudugudu n'ikoranabuhanga rigenda ribyoroshya cyane. Niho rero navugiye ko udafite umurage ntabwo waba ugifite umuco. Ni nko kuvuga ngo igiti kirakura ariko kidafite imizi, noneho ugakomeza kuvuga ngo kiriho, kiba cyapfuye. Ariko ku giti hashobora gushibukaho ibindi, ibyo ntacyo bitwaye iyo cyo gihari gitoshye. Ni za ndangagaciro, ni bwa buzima bw'abanyagihugu bahawe mu ruhererekane. Ariko iyo bibuze, kuvuga ngo wahashye, wahanze, none urishimye, ariko udafite umuco, udafite indangagaciro, niho ubona umuntu agenda yarize, afite za PhD, ari umuhanga mu mategeko, ariko kudahuza ibyo yahashye n'ibyo yahanze ngo abihuze n'indangagaciro z'iwabo, akamera nk'umuntu uri mu kirere utagira aho ashinga imizi. Kandi abantu bari bafite ubuhanga bwo mu ishuri bamuziho, ariko bukabura ubwenge muzi. Rero kugira ngo tubihuze neza, tugomba kujya twumva n'ibya kera, nk'icyo abana babajije bati kera bambaraga ubusa, ati none twebwe tugerageza kwambara utuntu tujya kuba tugufi nk'utw'abakurambere bacu. Buriya nabyise kutamenya, cyangwa se wareba nabo ukaba washinyagura. Abakurambere bacu barwanya intambara ngo twambare imyambaro isimbura ubusa. Ntabwo rero bava ku myambaro ngo usubire ku busa nk'aho bavunikiye ubusa, nk'aho bavunitse ngo tutabaho. Baravunitse ngo tubeho, nubwo imyambaro atari yo twita umuco, ariko ni ibyambika umuco. Umuntu akajya yambara bijyanye n'aho agiye. Ntiwambare umwambaro wo kujya koga ngo unyurane ku isoko kugura imbuto nk'aho urwogero ruri mu isoko. Umuntu akambara bijyanye n'aho agiye, bimuha ishema, bimuhe ikuzo, bikanamugira umuntu mu by'ukuri uzi ibyo ashaka. Ntekereza rero ko umuco wacu ni ugukomeza kuwusobanurira abato, kandi tukababwira ko ururimi, umuntu utaramenya Ikinyarwanda kubera ko yavukiye aho kitavugwa, ntabwo bavuga ngo ntafite umuco. Ashobora no kubwirwa indangagaciro bivunanye mu ndimi z'aho yakuriye, ariko iyo amaze kumenya ururimi bimuha gusesengura ubwenge n'intekerezo bihishe mu rurimi. Niyo mpamvu tuvuga ko ururimi ari ingobyi ihetse umuco wacu. Iyo ugiye gusobanura nk'umurage, umurage w'Abenimana, umurage w'Abaryankuna, umurage w'Abadaheranwa, umurage ukajya kubisobanura mu ndimi z'amahanga n'abahanga mu ndimi. Wabonye nk'igihe nabazaga ngo gutongera mu ndimi z'amahanga ugasanga bigiye kugorana. Ariko umwana w'umunyarwanda iyo agize umugisha wo kumenya Ikinyarwanda, niyo yaba yarakuriye aho kitari, akamenya n'izindi ndimi z'amahanga, bituma abasha kugomeza gusobanura
imibereho y'umunyarwanda no muri ayo mahanga ariko bisasiye iby'iwabo. Ubwo rero nk'abari mu mahanga nta muntu waterwa ubwoba no kuvuga ngo nta muco mfite kubera ko ntavuga ikinyarwanda, ahubwo usobanuza indangagaciro z'abanyarwanda muri urwo rurimi avuga yakuriyemo, ariko ukazagira n'amatsiko yo kwiga urw'iwabo kugira ngo rumubere ingobyi iheka umuco we. Kuganira no guhozaho, nganira n'abakobwa ariko nanjye mbafite abakuru nganiriza kugira ngo bagomeze kunshyiramo u Rwanda, kumva u Rwanda no kururwanira ishyaka n'urugendo. Rero mbona ko iyo urebye nk'abarangije bakuru babo imishinga yabo, uko bakora, uko bitwara, uko bagerageza kuba abakobwa bafite umuco mu isi y'abafite imico, uhita ubona ko bifite imizi mu biganiro bahawe, bitari ikintu nabahaye gusa n'abandi babaganiriza bose. Nta munyarwanda ushobora gutanga ikiganiro uje kuvuga ibya fiziki, ibya geography, icyo yaza kuvuga cyose avuga u Rwanda. Ubu rero iki kintu cyo kujyana u Rwanda ku mutima, n'ugiye imahanga yajya guhaha akamenya ko hahira u Rwanda, akamenya gushakira u Rwanda imbuto n'amaboko, uwo mutongera ukamugendaho. Ntekereza ko biba bikomoka mu biganiro abantu bahawe, ariko nyine tugomeza no kwibutsa ko n'uwabonye kama mu myaka 10 agomba guhora yibuka ko ibyo akora byose u Rwanda rugomba kuza imbere, bityo bikazatuma muri iyi si turimo y'abantu bameze nk'abatazi icyo bashaka. Umwana waganiriye, wahuye n'abamuganiriza, nawe uganiriza abandi, agomeza kuba intangarugero, ashyira u Rwanda imbere. Iyo u Rwanda imbere ruragukebura. Iyo imbere ushatse kuhashyira Ububirigi, ushatse kuhashyira Ubudage, ni amahitamo yawe, ariko hari igihe ubura ikigukebura. Ariko icyiza cy'u Rwanda iyo rushyize imbere ruragukebura, kuko ntirukwemerera kujya mu bidafite umumaro. Igishobora gutuma umuntu agomeza kugira umumaro ni ugutwara u Rwanda imbere. Yabyuka ati waramutse Rwanda, yajya kuvuga ya masengesho twabwiwe n'abahandi, akabanza akavuga u Rwanda, akarwifuriza neza, hanyuma rukamurinda umunsi wose, kandi nawe akagomeza kururindirwamo. Ndabashimiye. Miss Rwanda 2021 was brought to you by African Improved Foods, Bella Flowers, University of Kigali, Hyundai Rwanda, Volcano Express, MTN Rwanda, La Palisse Nyamata, East African Promoters, Copa Telecom, The Diamond Smile Dental Clinic, MP's Plaza, Merez Petroleum, Cafe Camellia, Ian Collection, Reg, HD Design, Peter's Bakers, HDI, Keza Salon, Bisa Decor, Smart Design, Magazine Sports Class, Uzima Polyclinic, Auto Express Garage, Tanga Design, Star Times, Inari Conference Arena, Bank of Kigali, financially transforming lives, and RBA. Everywhere you go, MTN.